amaze kumucuta aho aramujyana ajyana n'amapfizi atatu n'ifeza imwe y'ifu na efa imwe y'ifu n'imfumba y'uruhu irimo vino amujyana Shilo mu nzu y'Uwiteka. Kandi umwana yari akiri muto, nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Umugore aravuga ati nyagasani, ndahiye ubugingo bwanjye ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwabo n'isaba Uwiteka, uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe n'Uwiteka iminsi yose yo kubaho. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen. Igice cya 17 cyaruka 17 nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa ababembecu bahagarara kure barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire tusamehe. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke abatambyi. Bakigenda barakira. Amen. Haleluya. Turi kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo gushima. Bigiye birasa bigiye gukura ryamene data. Yatubwiye kwibagirwa ko naje kuvuga gushima. Amen. Mwana bagabo kwibagirwa gushima ni na positive. Ni opposite. Ni kitu kizuri. Haleluya. Amen. Tugekugana ku ijambo rifite umutwe witwa gushima. Ese dikeke cyiza cyo gushima. Iryo jambo hano ndavuye nigeze ndi mu Rwanda nagiye kuvuga ubutumwa. Ngeze ndi muhanga gusengera bita restoration. Nagije sengera abana bato yari timu barasengaga cyane kandi maze kubasengera. Abo bana bakiri impano za Mwuka Wera. None akana ko kamwe kayerekwa. Karavuga ngo Imana barakabwiye ngo munage mfatike kini cyo gusenga saba Imana kugira ngo ikorere ibintu. Imana ikabikora ariko sige Imana gushima Imana. Haleluya. Ngafata umwanya muremure wo gusaba ariko sige Imana gushima Imana. None icyo gihe maze gusimbwa ijwi ryabwira ijambo ryo kuyigisha n'abandi ahantu hose uzagira ngo mahirwe rwagara ko tuti uzagenda ubigisha ijambo ryo gushima. Haleluya. Amen. Tuzakoresha Shima Yesu umutima usuyemo ishimwe Yesu umusuya mahoro atema famishuri umese musela pande aso how is it all?
nibasubize kugira ngo twihute ni ikihe gihe cyiza cyo gushima kiba wowe n'ibyaha twihute aho ni muri cyane Imana igubwishe ndi mutwana igihe cyose wowe ntawe uzuva uzazanye n'igihe wasubije Imana ibamubishe dukomere Imana bashya abantu benshi bashima cyane mu gihe basubijwe abantu bamaze gusenga ariko icyo si cyo gihe cyiza cyo gushima usomye Abatesalonike ba mbere 5:16 haravuga ngo mwishime iteka musenge mudasi mu bibaho byose muri gushima mu bibaho byose muri gushima mwene n'abantu tugomba gushima Imana imvura yaguye twariye tutariye batwirukanye mu mazu dufite za banki zuzwe mu gihe cyose mwene n'abantu nta gihe cyiza cyo gushima ahubwo igihe cyose ni cyiza cyo nta gihe cyiza mwene n'abantu nta gihe cyo gushima tugomba gushima Imana mu gihe cyose Imana ibaza gushima Imana uyu munsi wa none tugakwata ku ijambo ryo gushima Imana ibaza umuntu akubasha gushima wowe utanga definisiyo nyinshi ariko ku mpamvu z'umwanya reka nihute ngo gushima ngo is a good reaction after being given what you have been praying for long time jump for short time ngo ni reaction nziza umuntu agira ngo nyuma yo guhabwa icyo yari amaze igihe kirekire asengera cyangwa gitondo kubona twese ntabwo dusubiza igihe kimwe niba ndi maso hari umuntu ukubita amateka y'isezerano mbere akabona ibisubizo akaza akakwemera ujoza ngira gusa gusa Imana ikabisubiza uzomenye urashari ndetse urashari tabagize bashimisha bose ibigisha mu Mana ibibira Yesu iramubara yafashe bose ibigisha mu Mana ibibira Yesu iramubara Sega buscabira gusubiza Imana ibaza ngo is a good reaction after being given what you have been praying for long time for short time nuko abari reaction zizo unagira iyo ni definition gushima nyuma yo guhabisha amaze igihe kirekire asengera cyangwa igihe gito Imana ibaza ayishimira se ubuntu usubira amahoro ateka abishushe
igifuti kitagishima pe nubona umuntu wagaragara agashima azaba koti ishyaka nubona umuntu ushima bigaragaza umuntu ugirana usabane n'Imana mani maso bigaragaza umuntu ugirana usabane n'Imana kubera ko umuntu ugirana usabane n'Imana ikintu cyose kibari ahora arifutinga ku Mana mani maso nubona ushima uzomene kuko umuntu yafashe igihe cyo gusaba Imana imaze kugukoresha akindi yasabye afata umwanya wo gushima mu yandi magambo ni we gushima k'umuntu hihishe gusabane n'Imana niba yashima k'umuntu hihishe ho kugiye zo gusenga hihishe n'iyo zo kuganira n'Imana hihishe n'ibihe zo kuririmba mani maso ko tuvuze kubera ko wishyitse mu mwanya wo gutaha icyaga hashima umunyembaraga hashima umunyembaraga mu yandi magambo umuntu uza gushima bigaragaza umuntu uba ubuzima bwo kubarimisha mubereza bigaragaza umuntu uba ubuzima bwo kubarimisha bariyo bigisha Uwiteka yakoze erega nyinshi yasayo utakaza yabidurira gahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu se sizakuvamo zakumwamba witana yabidurira gahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we Yesu sizakuvamo zakumwamba nubona umushima bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha urabona ukavuye akantu gacyose kavuye nekazaza abe nuko bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha uriya udakundisha kumwe atsinda uriya yabuze umugisha wari maso aravuga ngo ayigurira Filisitiya utarake n'irenge ry'umurembe ese batari ko cumi ya Mose hari ibyo yabaribaniriza aho ntibashusha nubona umuntu ushima bigaragaza abari umunyembaraga mu yandi magambo aba mu buzima bwo kubarimisha yabarimisha iwe nawe agapfa hanyuma akagaragara Kristo bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha mu yandi magambo iyo umuntu abarimisha ntabwo aba ari kwirana ngo bafite bari kuraba abafite bari gusubiza abafite bari kwishyura irene kigugamba cyo kubarimisha iyo kibaye iyo kigugamba cyo kubarimisha iyo kibaye myanya magambo wowe ntawe umwana wabatwarisha umwana wasinzira uzufa hatugaragare wowe aho wakagaragara Kristo bishogereza rero nakwihaye Yesu gendera abari wowe ugaragara nakwihaye Yesu gendera abari wowe ugaragara bakumere imana ibasome turi kumwana kw'ijambo ibiti ubuzima wawe gushira bari nakwihaye Yesu gendera abari wowe ugaragara bakumere dufite ubwoko bubiri bw'amashini byagera kumva dufite ubwoko bubiri bw'amashini hari ubwo bita ngo ni national thanksgiving hakaba n'ubwo bita ngo ni gracious thanksgiving n'uwo gracious thanksgiving ni ijambo riva kuri grace ariko risobanura ngo ni ubuntu byagera kumviriza haleluya gracious thanksgiving mwari magambo ni ishimwe ry'umuntu hakaba n'ubwo bita ngo national thanksgiving mwari magambo ni ishimwe rishingiye ku zuba barebaza gracious thanksgiving na national thanksgiving mwari magambo iryo shimwe rya gracious thanksgiving nicyo bita ngo chief of thanksgiving mwari magambo ngo ni worship w'abashimwe iryo bita ngo ni gracious thanksgiving ariko shimwe ry'umuntu nicyo bita ngo
shefu w'amashini iryo shimwe kubera agaciro ko Yesu wamaze atuba kwinjira muri baptiste waribaza nanjye sibe mu mahema nanjye sibera mu mahema Imana ikora igitangaza abibe amate kubera ko tugira amahirwe ku bana b'Imana. Haleluya. Imana yongere ituma dushima. Mbere yuko ngera kwa kato hari uburyo bugera muri butatu bw'amashini. Tegereza mumve. Hari uburyo bugera muri butatu bw'amashini. Hari ubwo bita ngo ni vago, hakaba ubwo bita ngo ni heartfelt, hakaba n'ubwo bita ngo ni activity. Mwumve neza. Uburyo butatu bw'amashini. Hari uko bita ngo ni vago ni bwa buryo bw'amashini yo guhagarara hanga kuvuga ngo nazi kwa ibibire nabi vuga ngo birarangiye Imana yatabara mu yandi magambo no gushima Imana ibyo bafite nabo uvuze kuvuga amagambo ugakana nubwo bita ngo ni heartfelt ni bwa mu yandi magambo nishimwe cyane gushimiye gufite. Haleluya. Ndetse bivuga ko iyo shimwe ngo ndishimye ryiza byashimye usibire umutima Imana ari gukora ikintu waba uri guteka muhabo nanjye nsibe mu mahema yawe ibihe binashirawe waba uri kugikone uri kugenda mu muhanda wamwe inzandiko zindeka zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma y'urupfu rwe amaraso yamuye wagiye neza narabibonye abandi bashiye bagafa nibo nanjye nashikaho. Akaba n'uburyo bwa gatatu bita ngo activity mwene magambo nishimwe ryo mu byo bikorwa ukagenda ugashima Imana igihe warangiza ukamuza gusoza urujije ukaza gufungura agaseke. Haleluya. Ubutaramureke tuzafike mu mihana kuko bigenda bahibaza rero kandi kubabwira impamvu zigera muri zine zituma dushima niturangiza dusoze twinjire mu mwanya wo gusenga. Impamvu ya mbere ngo ni ugushima Imana kivuga butumwa. Gushima Imana kivuga butumwa. Umve neza gusobanura kaka. Umuntu akagenda agasanga Imana yamara gusenga Imana yamara kumusubiza akabatambuka kazamuka mbere y'itoro akavuga ngo ndashima Imana ngo narasenze ngo narifite ikibazo ngo cyari kibereye ku nzu ngo ndasenga Imana ndakira ukuntu ngo none ngo bimeze uko akaba asubika neza agasiga neza aho. Gushima Imana kivuga butumwa. Mu yandi magambo iyo uhagaze mu kuvuga butumwa kubera igihe uhagaze akavuga ngo nari bazije kuvuga barashimye kuko ishyaka mubona umuntu ushima bigaragaza umuntu ugirana usabane n'Imana. Bigaragaza umuntu ugirana usabane n'Imana kubera ko umuntu ugirana usabane n'Imana ikintu cyose kibari ahora arifutinga ku Mana. Nubona ushima uzomene kuko umuntu yafashe igihe cyo gusaba Imana imaze kumukoresha akindi yasabye afata umwanya wo gushima. Mu yandi magambo nyuma yo gushima k'umuntu hihishe gusabane n'Imana. Nyuma yo gushima k'umuntu hihishe ho ibihe byo gusenga, hihishe ibihe byo kuganira n'Imana, hihishe ibihe byo kuririmba. Mani bazo ko tuvuze kubera ko wishyitse mu mwanya wo gutaha. Icyaga hashima umunyembaraga. Hashima umunyembaraga. Mu yandi magambo
uza gushima bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha. Mubereza bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha. Bariyo bigisha Uwiteka yakoze erega nyinshi yasayo utakaza yabidurira gahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu se sizakuvamo zakumwaba witeka yabidurira gahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we Yesu sizakuvamo zakumwaba n'ubona umushima bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha. Urabona ukavuye mu akandi gacuruzi kavuye mu kazaza ari n'ubwo bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha. Uriya udakudisha kumwe atsinda uriya yabuze umugisha warimaze aravuga ngo ayigurira Filisitiya utaraka n'irenge ry'umurembe ese bategeko cumi ya Mose hari ibyo yabayubahiriza aho yibashuje nubona umuntu ushima bigaragaza abari umunyembaraga. Mwene magambo aba mu buzima bwo kubarimisha yabarimisha iwe nawe agapfa hanyuma akagaragara Kristo. Bigaragaza umuntu uba mu buzima bwo kubarimisha. Mu yandi magambo iyo umuntu abarimisha ntabwo aba ari kwiranga ngo bafite bari murabo abafite bari gusubiza abafite bari kwishyura irenge kibugamba cyo kubarimisha iyo kibaye iyo kibugamba cyo kubarimisha iyo kibaye myanya magambo muwe ntawe umwana wabatwarisha umwana wasinzira uzufa hatugaragare wowe aho bakagaragara Kristo bishogereza rero nakwihanye Yesu gendera abari wowe ugaragara bakumwe ndakwihanye Yesu gendera abari wowe ugaragara bakumwe bari basore turibana kwishambo ibiti ubuzima wawe gushira bari ndakwihanye Yesu gendera abari wowe ugaragara bakumwe. Dufite ubwoko bubiri bw'amashini tegere kumva dufite ubwoko bubiri bw'amashini. Hari uwo bita ngo national thanksgiving hakaba n'iyo bita ngo ni gracious thanksgiving. N'uwo gracious thanksgiving ni ijambo riva kuri grace ariko risobanura ngo ni ubuntu. Tegere kumva haleluya. Gracious thanksgiving mwene magambo ni ishimwe ry'ubuntu. Hakaba n'iyo bita ngo national thanksgiving mwene magambo ni ishimwe rishingiye ku zuba. Gracious thanksgiving na national thanksgiving mwene magambo iryo shimwe rya gracious thanksgiving nicyo bita ngo chief of thanksgiving mwene magambo ngo ni worship w'abashimwe. Amen. Iryo bita ngo ni gracious thanksgiving aryo shimwe ry'umuntu nicyo bita ngo ni chef w'abashimwe. Iryo shimwe akaba asubika neza uzofumanya kuri Yesu uhagaze hano uri umuvuga butumwa kinini Yesu uhagaze hano ukavuga ati zari zarageze kuja ari Imana ngo yamusingike impamvu kabisa ngo iyo umuseriye washiye n'ibyo urimo mari paso ari niyo baramagambo twasomye hariya ana mwese muzo makuriyo ukundira turavuga na mukibabuye barayisema kw'Imana ngo abana we ngo ngira neza kamwana n'umuhungu muza mu gutabi ngo amaze kumuha baragiye uyaba kujana amaje kumutamba aragenda aja kumutura n'Uwiteka nuko umuvandimwe Yesu ngo aragenda bageze ngo imbere ya Eli amaze kugera imbere ya Eli cyane Eli kugera gusa ana amatangira avuga nije wandi wahora imbere uzu
It's not
Trove la cible e finalizzare, e ci sono chi non si rende, trove finalizzare.